Komeze mwishi abakimbagira abandi mwishi abakimbagira ikibazo abandi bitima batangiye kugaragara abambere barasinze nyaboneka abantu bagerageze kugira icyo ndabaza utanga umugeni nibwe kandi umugeni utanga umugeni ahita Niyonzima Bosco uje kuba umugeni Bizimana Jean Damascene umugeni akaba ari mushiki wanjye abandi musaza amazina ye Iradukunda Agnes. murakoze cyane isaba byose mu muryango yarabitanze niba yarabitanze urakamisha kuzamura ikiganza hejuru cy'iburyo n'ikimenyetso cy'uko yabitanze. murakoze cyane yarabitanze byose. murakoze cyane. nta kibazo abatarwaye ubuzima bayibukira amashyi menshi noneho uracyamutera intambwe maze mu cyicaro ibyubahiro byawe rwose ntatambuka neza cyane.
Yego murakoze. Nizera ko buri wese ari mu mwanya akwiriye kuba arimo kugira ngo zimwe zimaze guterwa zitujyana muri gahunda y'uyu munsi kugira ngo dutangire twese turi mu mwanya dukwiriye kuba turi ngo w'itoro rya Remera. Twese turi kumwe n'umugabura witwa Pastor Erade Tuyisenge. Reka musabe n'abahaguruke kugira ngo nge na Simiyoni kuko turi abasangwa dufatanye namwe twese twakire Pastor Erade. Turamwakiriye. Nicarire Imana umugisha. By'umwihariko turi kumwe n'itoro rya Remera yicaye muri iki gihanda. Sikora mumfashe twakira bizera abashyitsi bacu bo mu itoro rya Kibiri bari muri cya gihanda. Amen. Uyu munsi rero turi mu munsi wa Damasakaza neza Yesu. Ubwo rero ngaho mufashe n'aya makorari tuyakire. Turi kumwe n'ibisonga bigaragiye aba bantu nahivuze turi mu munsi wabo nabo biyumve ko tubahaye ikaze. Tugiye kwakira noneho bene ubukwe aribo bashyitsi bakuru batugenzaga aribo Damascene na Agnes. Mumfashe twese hamwe tubakire noneho. Nyuma y'ibyo rero yuko tumaze kwakirana twese ndifuza kureba ko ibi bintu tutabyihariye nk'itorero kuko uyu Damascene n'uyu Agnes bakwiriye kuba bafite imiryango bakomokamo. Reka nifuze kureba iyo kwa Agnes ngaho mufashe twakira abo babyeyi. Imana yacu ikomeye, Imana ikiranuka kandi ishobora byose, turagushimye cyane kuri aya manywa, izina rye rihabwa icyubahiro. Reka tugushime kuko dufite impamvu nyinshi cyane zo gutuma ushima. By'umwihariko tugushimire uyu munsi ko nawe washyizwe ku minsi dufite yo kubaho, ndetse ukaba ari umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Turabigushimiye, uhabwa icyubahiro. N'ubundi dukomeje kukuragiza gahunda zose dufite hano imbere, ubane natwe, amahoro mvajuru aba ariyo akomeza kwigaragaza mu izina rya Yesu.
Uwiteka iyo atari we wubatse inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Mana iri gusoma kw'ijambo ryayo. Tugiye kubana muri iyi gahunda yo gusezeranya abageni bacu. Badusomeye isomo ryiza ryo muri Zaburi y'127. Isomo rivuga ku murongo wa mbere ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Korali namwe muturirimbiye indirimbo nziza, mutwibukije yuko ubukwe tubona hari ikindi bushushanya. Reka nongere mbibutse, ubukwe ntabwo bwahanzwe n'umuntu, ubukwe bwahanzwe n'Imana. Kandi Imana yadushyiriyeho umurongo ukwiriye kugira ngo tubone umugisha w'Imana. Damascene na Agnes, Imana ibaha umugisha. Mbibutse ko hari umugisha Imana yateganyirije umuntu uhitamo kunyura inzira Imana yateguye. Reka uwo mugisha mu butayu. Babyeyi muri iri teraniro n'umugisha kugira umubyeyi, kugira umwana akaguhesha ishema. Hari ababyeyi benda kwicwa n'agahinda bategereje ibirori wabo baraheba. Bana babo babatera inda, uko zishyana agatera igikuba. Bahora batwerera abandi bategereje ko bagira ibirori wabo barahebye. Bana basore n'inkumi muri iyi gahunda, ndagira ngo nongere mbibutse ko agahinda mutera ababyeyi. Ayo marira Imana niyo yazi. Ntimukagomwa ababyeyi ibirori. Agnes na Damascene, Imana ibaha umugisha kuko mutumye ababyeyi banyu banezezwa, ntabwo baruhiye ubusa. Se ababyeyi ikintu mbabwiye muracyumvise. Hari abana batabyitayeho ko namwe muzabona ibirori. Uza abantu batwerereye uko bangana, uza abantu batahiye uko bangana, uza abo washyigikiye. Ariko uzi kubona abana bose bagiye nta birori ugize. Nagira ngo abasore turi aha tukiri kumwe nongere mbinginge, bahendahende mbikuye ku mutima. Ntimugatera ababyeyi agahinda. Abasigaye mutari mwagira, muzirinde guciza bugufi kuko Imana yateguye umugisha. Mbibutse rero, urugo iyo tubatswe hakurikijwe uburyo Imana yateganije ntabwo rwubakika. Hano hanze ndabona imodoka nyinshi. Ndatekereza ko abantu bazitwara zana icyangombwa cya burundu. Ubwo mu yandi magambo, kuba wamenya amategeko y'umuhanda byonyine ntibihagije. Ukeneye no kubona uruhushya rwa burundu, ukamenya none ikinyabiziga. Ikintu nibaza, umuntu niba agiye kuvura amenyo, ntabwo wakwitora uvuye guhinga hariya ngo bakujyane siyashibe cyangwa siyashika mujye gukura amenyo, wabamara. Niba kugira ngo umuntu akore umwuga runaka bisaba ko abanza kubyiga, harya buriya urugo nirwo rusuzuguritse umuntu azajya yishoramo uko abonye. Reka mbibutse ko urugo rugira amabwiriza. Bibiliya iratubwiye ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso iki? Ubusa. Kandi mu rugo amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Damascene, umva aka gakuru ngiye kuvuga. Gakobwa kamwe keza karimo kagendagenda muri Kigali, agahungu kamwe nako keza kaba karamubona. Kamubonye. Abahungu rero tugira ibibazo biteye ubwoba. Urupfu rw'abagabo ruba mu maso, ariko urupfu rw'abagore rukaba mu matwi. Ibyo abagore bumva nibyo bibica, ibyo abagabo bareba nibyo bibica.
maze umusore akubise amaso icyo kizungerezi yumva muri we agize ibitekerezo biteye bityo, yumva yamugira umugore. Aramubaza ati none wanyemerera tukazabana ko mbona nagukunze? Maze umukobwa aramwitegereza amurebye, amubaza ikibazo. Mbere yuko gusubiza abantu nsubiza ibibazo ngiye kukubaza. Icyambere, utuye i Kigali? Atoya. Ufite amafaranga se? Atoya. Ufite inzu se? Atoya. Ufite benzi se? Imodoka yitwa benzi? Atoya. Aramubwira ngo Yesu akundindere. Maze umukobwa ahita yikubura arigendera. Maze umusore aramukurikira aramubwira ngo wampaye amahirwe make nkavugana nawe. Aramwemerera, baravuganaho gatoya. Aramubaza ati wambajije ibibazo bikomeye, wambajije niba ntuye i Kigali. Ntabwo ntuye i Kigali, ntuye i Burayi. Kigali mpaza rimwe na rimwe. Umukobwa yari ameze nk'umuntu uri mu bitotsi, barakangutse. Ni umudiyasipora. Kabiri, wambajije niba mfite amafaranga. Amafaranga ntayo pe, mfite amadolari, keretse iyo navunjishije ngashyira mu manyarwanda nibwo ntayabona. Umukobwa abagiye mu mwuka. Gatatu, wambajije niba mfite inzu. Inzu ntayo pe, ahubwo mfite hoteli. Umukobwa akagenda yuzura umwuka w'urukundo, akagenda yuzura umwuka w'urukundo. Icyanyuma, wambajije niba mfite imodoka yitwa Benz. Arabati ngo naba urandenganije. Benz sinigeze nyitunga, sina nayiteganya, ahubwo mfite imodoka yitwa Limousine. Agisoza umukobwa ategurijwe neza. Sheri, ubukwe tubushyire ryari? Uzi ukuntu isomo rivuga? Ubukuntu isomo rivuga, Uwiteka iyo atari wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Se mw'abantu mwe muri aha ko mwiza amategeko y'urugo, aho uyu mukobwa nagira amahirwe agashakana n'uriya musore, aho bazaba bagiye kubaka. Ese umusingi n'uwuhera he? Nagira baze nabi. Gukundira umuntu amenyo meza afite, ububaze nabi. Gukundira umuntu amashuri yize, ububaze nabi. Reka mbabwire, Uwiteka iyo atari wubaka inzu, abayubaka baba baruhira iki? Ubusa. Reka mvuge ikintu gitoya. Ni byiza kwibaza ngo nakura hehe umugabo muzima wazambera umugabo, nakura hehe umugore muzima wazambera umugore, kugira ngo twubake. Baturirimba indirimbo batugaragariza yuko ibi duhoramo by'ubukwe hari ikindi bishushanya cy'uko hari ubundi bukwe dutegereje. Mu yandi magambo, iyi miryango twubaka ku isi iraturenguriza ko turi gutegura imiryango izaba mu bwami bwo mu ijuru. Bivuze ngo nutoranya nabi ushobora kutazagera muri iryo juru. Ubwo nutagerayo uzaba utengushya Imana, kuko ibi wari ukoze ni ikimenyetso cy'uko Yesu yifuza kuzamubera umugeni. Umugabo mwiza, reka mbanze mvuge gato. Umugabo yitwa Dr. Gary Chapman. Uyu mugabo witwa Gary Chapman yanditse igitabo cyitwa Ibintu nakwifuje kuba naramenya mbere yuko dushyingirwa. Ibintu nakwifuje mu Cyongereza, ibintu nakwifuje kuba naramenye mbere yuko dushyingirwa. Yavuze n'ijambo rikurikira, aravuga ngo ntuzigere ushakisha umuntu muzima, ngo ahubwo uzahinduke umuntu muzima. Ntabwo ibyo bintu mubyumvise. Ntuzigere uhangayikishwa no gushaka umuntu the right person. Ntuzahibikanire gushaka umuntu ukwiriye muzima, ahubwo wowe uzashake umuzima ukwiriye. Uzabanze ube ukwiriye, be the one. Wowe gerageza ube uwo muntu ushaka. Undi muhanga yaravuze ngo niba wifuza impinduka, banza uhinduke izo mpinduka. Banza uhinduke bimpinduka wifuza. Bijya bintangaza, umugabo ahora mu kabari, umugabo ahora mu bagore bagenje bahwanye. Niba mwarize ibimenyetso byo muri primaire, hari ibiruta, hari ibirutwa, hakaba n'iki bingana. Imana iyo igiye kuguha umugore, ubundi ukunda ibigenza, iguha umugore muhwanye, iguha umugore muhwanye. Ariko nk'abantu ibaze, Imana iguha umugore muhwanye, siko waba wungutse cyangwa waba urubonye. Nyine nuvuga ngo niba uri umuhungu, Imana ikaguha umuhungu. Niba ugira amahane, ikaguhuza n'umunyamahane. Niba ujya mu bagore, ikaguhuza mu bagore. Niba ukunda umupira, ikaguhuza n'ukunda umupira kugira ngo mujye mujyana. Rero abantu bifuza abazima, kandi bo badahangayikishijwe no guhinduka abazima. No mu rugo niko bimeze.
ugasanga umuntu ahangayikishijwe n'ububi bw'uwo babana, nyamara we ntacyo ajya akora ngo ahinduke muzima. Reka ibyo mbiveho, ahubwo mbibwiriye, uramutse ugize amahirwe yo guhura n'umugabo reka mbere ku mugore, uramutse ugize amahirwe yo guhura n'umugore dusanga mu Migani igice cya 31, waba ubonye umugore muzima. Ndasomamo imirongo mike. Uhuye n'umugore wo mu gice cya 31 cy'Imigani, usoma umurongo wa 10 uraza gukomeza usoze, ariko gereka nsome imirongo mike. Umurongo wa 10, umugore w'imico myiza ninde wamubona? Arusha cyane rwose Marijani igiciro. 11, umutima w'umugabo we uhora umwiringira, kandi ntazabura kunguka. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo umutima w'umugabo we uhora ugenza ute? Umwiringira. Kwiringira abagore bacu, kwiringira abagabo bacu mu ngo byabuze. Hari akantu kambayeho nkiyobora ahantu hamwe, iyo nkibutse ubwoba numva bunyishe nkumva nsheshura umeze. Nagiye umusaza umwe yarampamagaye ufite imisatsi y'umweru, ati pastor ngwino umfashe ujye kunkemurira ibibazo bitanye ibibazo n'umugore wanjye. Ati kandi ikibazo cya mbere unyigishirize umugore wanjye kunyubaha. Umwigisha uko wubaha abagabo. Icyubahiro umugabo yareka aramigo kizaba ari icyubahiro ra. Ubundi iyo uri wo kubaha barakubaha, iyo uri wo kubaha barakubaha. Umugabo afasha gahunda bahangisha, arambwira ati pastor mbere yuko mutaha twahageze nka saa 9 z'ijoro, dutaha saa 8 cyangwa saa 9 za mu gitondo, kandi madamu yaratwika. Maze arambwira ati pastor kirasoma kano gapapa. Maze ndasoma. Jewe reka nivugire Faransa. Harya siko witwa? Yes. Jewe Faransa ngurije umugore wanjye amafaranga angana n'ibihumbi 30, kandi azayanyishyura itariki iyi, kandi natayampa ntabwo bizagenda neza. Maze uwo mugore yari umudiyakonikazi, umugabo ari umukuru w'itorero. Maze ndagasoma ndavuga ni naho ingo zigeze. Umugabo asigaye ajya guha umugore amafaranga akamwandikisha agapapuro. Njye numvise guhiswa naho tugana. Narababaye. Bigeze kuba reka babaze ikibazo bari mwicaye muri rusengero. Ubundi umugore mu rugo ni umugenerwa bikorwa cyangwa ni umufatanyabikorwa? Uzi ko hari abagore benshi bahindutse abagenerwa bikorwa, ukajya udonyoraho nabwo yapfuye nawe udonyoraho. Nagira ngo nkwibutse muvandimwe Damascene, ibyo bintu iyo mico ntizahinduka iwawe mu izina rya Yesu. Turatokesheje bikewe. Umugore azifuza amafaranga uyaryama. Hari n'abantu bayaryamana ariko batarayashyize mu ikofi, ahubwo barayashyize muri mugondo bakashyiramo imbere, ku buryo iyo pantaro n'ikabutura batajya bayikuramo, no muri dushe barayijyana. Niyo baryamye bamekinga shuwa ko bafunze. Mbega ikizamini, inkuru mbi ngufitiye, ntuzapfa ngo uyajyane. Mbere ko bagushyingura azabanza gusa azayarya waragiye. Navugaga yuko abagore ni abafatanyabikorwa, bagira ijambo ku mutungo, ntukagura imodoka mutabivuganye, ntukagura umurima mutabivuganye, ntukagura inzu mutabivuganye. Reka gira ijambo kuko icyo tugiye gukora. Ariko ntivanga mu gikumwe mwasezeranye ivanguramutungo cyangwa n'ivangamutungo muhahano. Mwasezeranye ivangamutungo risesuye. Niba rero risesuye bivuze ngo ni 50-50, 50-50. Niba utanga igitekerezo ntabwo utunze mu rugo ari robo. Hari abagabo bamaze gufata umwanzuro bavuga ngo ica urye madamu, nta gitekerezo cyawe nkeneye, kugeza amahirwe urambonye nzabigukorera. None uwo mugore uzanye ni robo se, nawe afite ibitekerezo mu mutwe nta mazi arimo. Reka nawe yumva ibitekerezo. Uza akantu navumbuye kuri madamu wanjye, ibintu byose nagiye mpabwamo inama na madamu nagiye bigiriramo umugisha. Abantu badafite amakuru, iyo ushatse umugore muzima ubonye umugisha mu rugo rwawe. Bagore reka namwe mumenye ko mufite ijambo mu rugo. Ubonye uyu mugore umugabo we ahora ageze ati amwiringira, urakomeza usome icyo gice mubwire ko umugore muzima umubonye nk'uyu waba utomboye. Uwo mugore yaragize amahirwe agakubitana n'umugabo wo muri Yobu 28. Mbega urugo rwaba ruryoshye we, mbega urugo. Umugore mu Migani 31 akubitanye n'umugabo wo muri Yobu igice cya 29. Mbega urugo. Ubundi ngorane impamvu dufite ingorane mu ngo ni iyihe? Ni uko umugore wo mu Migani 31 akubitana n'igisimba cyo muri Yohana igice cya 8 handi batubwira ngo nimuvuga ibinyoma ngo mukomoka kuri. Donc hari igihe ukubitana n'umuntu mubi
ukazashaka ingo nzima ugaheba. Uzacunga abantu bahora mu kabari bakunda gushaka abarokore, bagashaka abantu babandi bazima. Kubera iki? Ntabwo baba bariyoberanya kuko bazi tekinike. Nagira ngo nibwirire abakobwa muri aho, ntimukemere kwitesha agaciro. Umupfakazi uririmbishwa rero n'ikamba, nari amaso y'impumyi n'ibirenge by'ikirema, nari se w'imfubyi ngakurikirana urubanza rwo nari ntazi. 20 ubwiza bwanjye bwahoraga bwiyuburura. Umugabo wo muri Yobu 29 bakubaka urugo rwo muri Zaburi 112 umurongo wa mbere hati hahirwa uwubaha Uwiteka. Umugore wubaha Uwiteka mu biganiro bitaririmbye Imana. Ndirimbo twaririmbye amagana abiri yavuze ngo urugo runezerewe Imana igenzi iteye. Imana igenzi iteye. Imana irubamo. Iyo bahuje umugambi wo kujya mu ijuru. Aho undishyikiye ndakuha inama nkeya kugira ngo ube umugabo nyamugabo muzima uzubaka urugo Imana ikarubamo. Hari ibintu nakwibutsa cyane babe yarateguye. Ntabwo kandi umugabo nyamugabo arivugunya umuntu mu rugo. Bibiri igaragaza ko umugabo ari umutwe w'urugo, ariko noneho bikagaragaza ko nanone Yesu ari umutwe w'itorero. Kugira ngo uzabe umutwe w'urugo hari ikindi ngo nyinshi Imana ireba ikazibona nk'izitariho kuko nta bagabo bagira. Icyakora nta bagabo bambaye amapantaro, ariko abagabo b'imitwe y'urugo ntibahari. Umugore wawe ugihumeka. Hari abantu bapfa bahagaze. Icya kabiri, hari igihe biba ngombwa ko umugore yigira isusake, akigira isusapatezi yayo kugira ngo ijye bayibika iratuza. Nubona umugore yihaye ibintu byo kwigira umugabo mu rugo, samureke maze ndoho wemere ubigobokazi umurekabika uteteze maze ndebe kuzatera amahirwe. Nashakaga kubwira Damascene undi ikintu mubwira. Nubona umugore yihaye ibintu byo kuzamuka ntuzazamuka. Nubona umugore yihaye ibintu byo kuba umunyamagambo no kuzamuka uvugira hejuru, uzemere umere nk'ufite ubumuga bwo kutavuga kugira ngo urugo rudasenyuka. Damascene ibintu ndi kukubwira urabyumva? Reka ngo akagero nibwo byo. Hari umucurabwenge yitwa Sokrate n'umugereki. Umugereki bwa uyu mugabo yari umucurabwenge. Nyine yindi microphone. Yari umufilozofe. Yari umucurabwenge ukomeye. Noneho uwo mugabo ngo yari afite akagore kabi gato kakagore. Umunsi umwe rero abyuka yihaye ibintu byo kubizajya, ariko ntabwo ari ubwa mbere yari abitse. Yari asanzwe yiha ibintu byo kubika. Maze mu gitondo yiha ibintu byo kwiha ibintu byo kubika. Maze yenderanya umugabo we Sokrate, amugwa nabi cyane. Sokrate agiye kwitegereza abona arashaka ko barwana. Abonye ko ashaka ko barwana, umva ikintu yakoze. Sokrate yahise yinjira mu nzu, aragenda afata ibitabo bye arabifata. Igihe yabonaga ko umugore wakiri hanze, Sokrate yegeranya ibyo bitabo bye mu mefiri. Yegeranya ibitabo bye maze aritora arisohokera, amera nk'uwigiriye kwigisha. Maze umugore amwitegereje abona ko agiye batarwanye, ararakara atagiye tutarwanye. Maze aragenda apima Sokrate, yari ageze ku idirishya. Fire please. Abona ko Sokrate agiye batarwanye, arababara atagiye tutarwanye. Hari igihe umuntu ashaka kurwana kumva yenda gupfa. Ari abagore bateye batyo, ntuzabe nk'icyo gishega wanyesi mu izina rya Yesu turamaga. Ibyo bigende ntibigere mu rugo rwawe. Maze uwo mugabo igihe yari ageze ku idirishya, umugore wa Sokrate aragenda afata ibase yuzuye amazi, ahita ayimusuka hejuru. Maze Sokrate ahita atopa. Sokrate ahita ahindukira. Maze umugore wa Sokrate aravuga ngo yungukiyemo we, hagiye kuba akantu maze turwana. Maze Sokrate areba umugore we mu maso aramubwira ati, madamu, witegereje kiriya kirere uburyo cyari kirimo inkuba n'imirabyo n'igicu cyahindutse? Ati, madamu, byari ngombwa ko bikurikirwa n'imvura nk'iyi nyagiye. Maze Sokrate ahita yigira mu nzu. Amakuru avuga ko Sokrate yasazanye n'umugore we batandukanijwe n'urupfu. Wabyumvise uburyo ushobora kwicecekera ukimanukira, byaba ngombwa ukaryama umugabo agahaguruka, umugore agahaguruka? Nta bihanga biri mu
nta bagabo babiri mu rugo. Wanyumvise biravuze ngo ayo mafaranga uzaba yapfushije ubusa. Hari igihe abo bari umurindishije ariko bazamutwara, ahubwo nguha inama ujye usengera umugore wawe, umugore bazamutwara, ubundi niba bamujyana akagenda uzagende, n'ubundi nta mari uzaba ufite. Umugore batwara agatwarika yaba ari imari azajyana, n'ubundi biciriritse biragenda. Unyumvise neza, ariko nturwara umutwe, Imana nirinde. Isomo ryavuze ngo Uwiteka atari we wubaka inzu, abayubaka bagenza bati. Inama muri primato counseling navuganye na pasitoro, yambwiye ko ubujyanama dukora mbere y'uko umuntu ashaka, yambwiye ko mwagiranye amasession 2 kandi numva byinshi yarabikubwiye. Ariko akanyuma nasorezaho, reka nkubwire ko Imana ikimara kubona ko icyaha kinjiye mu isi, umugore Imana yaramubwiye ngo kwifuza kwawe kuzaba ku mugabo. Rero wowe arakubwira ngo, Imana irakubwira ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha iki? Umutsima. Buriya abagore n'abana beza, iyo mu rugo nta kintu gihari, amafaranga mwayamaza bireba, n'ubundi arakubwira ngo nta sukari hari, nta muceri uhari, kandi azi ko nta mafaranga hari. Uzi impamvu? Umugore aba akubona nk'igisubizo cy'ibibazo by'urugo. Rero ndagira ngo musabe, ntabwo byemewe ko umugabo ashaka adakuze. Hari igihe tugira ingorane umugore n'umugabo bagashaka badakuze, maze bagera mu rugo babyara umwana yarira, umugore akarira. Maze rero nawe waba warashatse udakuze, umugore uri kubona ibintu bikomeye, kuko nawe washatse udakuze nawe ukarira. Ujye uba umugabo, ujye uba umugabo. Mu Kiswahili hari ibyo twita ngo jikaze kiume, ikomeza ushinga ikinyo ku kindi nk'umugabo. Rero ugomba kuba igisubizo cy'ibibazo byose umugabo afite, umugore afite. Wozoje nkubwira ngo uri imyugariro y'urugo. Urugo rwawe rero bari tugariwe ruzinjirwa. Ngiye ku mudamu mubwire utuntu duke. Uraho neza Agnes? Sindi kukureba neza ariko ndaza kukubona mu kanya ndakwibikiye. Agnes rero ndagira ngo mubwire ko umugore ntabwo ari nyashi. Muri iyi minsi hari ibintu byateye byitwa nyashi. Umugore si nyashi. Oya, umugore si amabere. Umugore ntabwo ari utwiso twiza. Umugore ntabwo ari inseko nziza. Oya. Uzi ukuntu umunyarwanda yaravuze ngo kurusha urugo abakurusha iki? Umugore. Ntabwo ndetse n'abahanga baravuga ngo nubona hari umugabo wageze ku bintu, a successful man, umugabo wagize ibyo ageraho, ngo uzamenye ko inyuma ye hari umugore ubiri inyuma. Munyumvise neza? Rero ngo kurusha urugo abakurusha umugore, buryo ukurusha umugore akurusha iki? Akurusha urugo. Ubwo rero urakomerewe Agnes, ubyumve yuko buryo urugo rukuri ku mutwe, kuko inyandiko zivuga ko umugore ni mutima w'urugo. Wigeze wumva abantu bavuga ngo suranyumvise? Cya kabiri rero, wari uzi ko Damascene nubwo yakwisaza akajana akavuga ngo ngembaye muri urugo rusenyuka, wari uzi ko utabyemera urugo rutasenyuka? Reka kuko urugo ni umugore, urugo si umugabo. Unyumvise neza ko rugushingiyeho. Umugore yakwisaza nako umugabo akisaza, akajya mu bagore, akajya mu bagabo, agata urugo. Ariko nuba muzima ugahararagarara mu cyuho maze ukisunga Kristo. Abafilipi igice cya 2 umurongo 5 baranditswe ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Bivuze iki? Biravuze ngo kugira ngo ube mutima w'urugo ukeneye umutima wari muri Kristo, kuko nuwubona urugo uzaguhagararira, kandi ku bwawe urugo rwawe na Damascene ruzasenyuka. Wabishatse urugo ntirwarara rudasenyutse, ariko Damascene ashobora kwihiringa ukwezi kose n'umwaka ashaka kurusenya. Igihe ukiri mu cyubahiro cy'Imana urugo ntaho rwajya. Nzingero nyinshi z'abagabo babaye babi, ariko kuko bari bafite abagore bazima, urugo na n'uyu munsi ruracyahagaze. Urumva ko bikomeye. Ariko wabishatse rwahirima, ndagusabira ngo Imana muri uyu munsi iguhe undi mutima. Ikindi ngubwira rero mushiki wanjye, ndagira ngo nkwibutse ko ntuzaba umugore w'umunyamagambo. Ntuzaba umugore w'umunyamagambo. Ndakwinginze, umugore mwiza abika ibanga kandi avuga make. Hano hanze hari abagore bazi gucuranga. Niba ngomba kumva izo ncurango, ujye wumva ubika ujugunya ahantu, ariko ubutaha ukazumve, kuko amagambo asenya urugo. Uranyumvise ko uzajya uvuga make? Mubwira kandi nubona umugabo atangiye kuba mubi, ukabona hari ibintu bitagenda neza, ntuzamuteze iwanyu.
ngo ujye iwanyu uvuge ngo umugabo wanjye uzi umugabo nashatse ngo ati ibiro 5 by'ubugari, ubwo ugiye kubibabwira ngo bazajye babiguhahira, ugiye kubibabwira ngo bazakwatire baguhe igipande icyate cy'imyumbati, mbega ngo uri menida. ubwo se ugira ngo ni umugabo ushyize hanze ko ushyize urugo rwawe hanze nawe utavuyemo, ubwo tayari agaciro k'umugabo wanyu aragataha. Agaciro uzaho umugabo wanyu nikazagira, numutesha agaciro iwanyu azagata. The same to you. Nawe ndamasene nutesha agaciro umugore wanyu azagata. Mu yandi magambo, niba wifuza ko umugore wawe umunyacyubahiro mu rugo, muheshe icyubahiro. Nawe niba wifuza ko umugabo wawe agira ijambo iwabo, muheshe icyubahiro. Nagira ngo nibwirire uyu mugore ntabwo ibintu byose mu rugo babivuga. Unyumvise neza? Ntabwo iyo umugabo yamudishye ujya kubwira iwanyu ngo yandishye. Usibeshye umudihe, nyumvirira ijambo ngiye kukubwira. Abahanga baravuga ngo umunsi wakubise umugore niho agaciro ko kwitwa umugabo kazaba karangiye. Hari abagabo mwanisha muri hangana n'icyo guhangarira uruzitiro cyo twita gushyiraho boundaries, imipaka. Hari ibintu bitagomba gusohoka iwanyu n'ibitagomba kwinjira iwanyu, kuko ibiri hagati yanyu nibyo byahirimisha. Gusoza rero nagira ngo ubwire ngo nubona umugabo wawe yatangiye hari ibintu bitari gucamo neza, wenda baratese mu gutige y'unterura. Hari abagore bitetera nyine umugabo akaba yaravukiye mu mikakaro yaribereyeho nabi, ukamuzanaho imiteto y'iwanyu ati wacu naryaga mayoneze mu gitondo, naburara nkarya pome, saa sita nkabyigi, nimugoroba nkanywa yawurute. Kamuzanaho iyo miteto, we nibyo ngibyo yarabibonye ageze i Kigali gusa akabisomaho. Iyo miteto nubona atari kubyakira neza yanze kuguterura, uzabigenze gake. Umusore umwe turi gusoza kandi, umusore umwe w'inshuti yanjye yaganiriye n'umugore we bari gukemura ibibazo, maze umugore aramubwira ati kugira ngo tubane neza ujye unterura. Maze umusore arambwira ati pasito, mubwije ukuri kose k'ubuzima nabayemo, nibonyemerera guterura umugore. Mu yandi magambo, iyo miteto y'iwabo ntawe yavukiyemo, we yivukiye mu mibabaro, nta mpamvu yo kumuzana iyo miteto. Ati kugira ngo ntubake, ntabwo niba bisaba guterura umugore nzasenga. Ndakwinginze niba ikintu cyakubakira ujye ukita. Ngarukiye bugufi, Imana izagira ijambo iwanyu. Nimukaryame mudasenganye, nimukabyuke ngo mugende mudasenganye, kandi mujye mugira aho kwigana ijambo ry'Imana. Nimubona turabasabira urubyaro mu kanya, Imana reka mbasabe umusore izina mujye mwibukiranya muti pastor yaratubwiye ngo nitutajyana mu ijuru, mbega umuryango wanyu ndawusengeye uzabe nk'umuryango wa Nowa. Nta mwana wo kwa Nowa wigeze ubura mu nkuge. Nowa yisanze mu nkuge, n'abana bose bisanga mu nkuge, maze umuryango wa Nowa urukukira wose mu nkuge. Nsoje basabira ngo intego y'urugo rwanyu izaba yuko ari umugabo n'umugore n'abana banyu muzatabana Kanani yo mu ijuru, mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze, turongera mu kanwa. Ndetse n'abandi babyungukiyemo uyu munsi ni uwabo, Imana nabo ibaha umugisha. Hari ikintu navuze gikomeye cyane ko benshi muri bo siritu aba babiri twaraganiriye, abibukije ikintu bita opening fire, byo bita gucana umuriro. Igihe icyo ari cyo cyose umugabo n'umugore bahamagaye umuntu uwo ari we wese ngo ajye mu bibazo byabo, babyise ngo ni ugucana umuriro. Ubwo rero ibyanyu bizaba ibyanyu na Kirisitu, ko ari budashobora gucana umuriro mu izina rya Yesu. Noneho reka dusabe korali yitwa Welcome Jesus.
Food
ufite yatuma udashyingiranwa na Agnes bimubwire. Nta mpamvu ihari. Haleluya. Amen. Reka nsaba ababyeyi wabicaje twamuca pome akayibagurira mukaza kuyivonyora mugeze mu rugo ebyiri batandukanya nta mpamvu mwibutse yatuma uyu muhungu wanyu adashyingiranwa n'uyu mukobwa. Wasanga umubyeyi ntayihari mama. Haleluya. Amina. Umubyeyi nawe nabihamye. Amina. Muri kumurera ari bangahe bazamuyera? Dushaka idushyi imwe hano bigufasha. Idushyi yawe neza bigufashije. Urasomera. Yewe Bizimana Jean Damascene isezeranye imbere y'Imana n'abahamya wowe Iradukunda Agnes kujyanye ngo umbere umugore w'isezerano ngo tubane nk'uko itegeko ry'Imana riri nyereka nk'uko itegeko ry'Imana yerekeye imibanire y'abashakanye. Sezeranye kugukunda, kuguhumuriza, kukubaha no kugukundwakaza, urwaye cyangwa uri muzima, tumeranye neza cyangwa tumeranye nabi, kandi soma neza tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, kandi nta bandi bagore nzaguharika, nzabana nawe wenyine igihe cyose. Twembi tuzabana tukiriho, tuzaba tukiriho. Yego, wowe uvuye mu kuboko nyamuneka ibi bintu babikomeye ntabwo ari ibintu byo kumanurira amaboko no kubimanikira amaboko. Ukuboko kw'iburyo. Yewe Iradukunda Agnes sezeranye imbere y'Imana n'abahamya ko Bizimana Jean Damascene mujyane ngo umbere umugabo w'isezerano ngo tubane nk'uko itegeko ry'Imana riri ryerekeye imibanire y'abashakanye. Sezeranye kugukunda, kuguhumuriza, kukuba hafi no kugukundwakaza, urwaye cyangwa uri muzima, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, kandi nta bandi bagabo nzaguharika, nzabana nawe wenyine igihe cyose. Twembi tuzaba tukiriho. Sibyo rero? Jewe Pastor Tuyisenge Elade umugabura w'ijambo ry'Imana kububasha mpabwa n'itoro ry'Abadventiste umunsi wa karindwi nshingiye ku ijambo ry'Imana rivuga no ku masezerano maze kugirana ubwanyu. Mpamije ko wowe Iradukunda Agnes uhereye uyu munsi ubaye umugore w'isezerano wa Bizimana Jean Damascene, kandi ko wowe Bizimana Jean Damascene uhereye uyu munsi ubaye umugabo w'isezerano wa Iradukunda Agnes. Nuko Imana iteranirije hamwe ntihakagire ugitandukanya. Bikozwe mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen.
data udukunda, soko y'ibyiza, shimwa uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko waduhaye impano nziza y'umuryango, ukabona ko atari byiza ko umuntu aba wenyine, ugakora ibyiza nk'ibi, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye cyane gahunda nziza baduteguriye uyu munsi. Uyu munsi uyu muryango mu ijuru bakaba bongeye ku rutonde rw'imiryango igomba kuguhagararira ku isi. Uyu muryango uhabwa umugisha nawe. Damascene na Agnes tubaturiye umugisha w'Imana. Ndinginga mwami muzabubakire. Ndabasengeye muzabaho urubyaro, muzabaho ihungu n'akobwa. Igihe bazaba bagerageza kugira ibyo bakora muri ubu buzima, uzabaho n'iterambere ry'ibifatika. Urugo rwabo ruzaba urugo rugendwa, bazabe urugo rw'abanyamugisha. Uzaba n'intambara, kandi igihe zaboneka uzazihoshe kare. Ugire icyicaro mu muryango wabo, urugo rwabo rukubera abambasaderi. Turabasengeye tubikuye ku mutima kugira ngo umuryango wabo aribo n'ababakomokaho bazimurirwe mu bwami bwawe. Turi kumwe hano n'abasore bibaza bati twe bizakunda, ubamara ubwoba, bakugire nyambere, ubahitire mu uzabubakira ingo zikwiriye mwami. Hari ingo mbi bareberaho bakumva bageze ubwoba, bamwe bagafata umwanzuro wo kutazashaka. Turabasengeye mwami kugira ngo ubibutse ko ufite izindi ngo z'icyitegererezo zigaragaza ko urugo rwiza rushoboka, uzabahitiremo abakwiriye. Hari abaraha bubatse ariko benshi mu ngo bazifitiyemo ibibazo. Urugo rwabaye gereza, bahora ku mapingu ntibishimye. Turakuraritse mwami gutabara imiryango yacu. Abafite ingorane batewe nabo bashakanye ubahumurize, kandi ndinginga mwami ngo ubahumurize kandi ubahe agahenge kugira ngo nabo bumve icyanga cy'umuryango mwiza. Ubwo dusoza izi gahunda turaguhindahina mubyeyi, kugira ngo buri wese hano atahane umugisha wawe mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka abaha umugisha, Uwiteka abarebe neza, Uwiteka abarinde, Uwiteka abamurikishirize mu maso he, Uwiteka abaha amahoro, Uwiteka abubakire ruhame mu izina rya Yesu, amen. Damascene rero bubiri gucamo, shyira agatima mu nda, asubiza agatima mu nda, humura, birimo biragenda neza. Mbese watukundira niba wabyemera ukatwereka umugeni wawe? Nanjye mfite amatsiko, niba wabyemera. Uri witonze rwose, urambirwa atahe, urambirwa atahe, kuko ntabwo ari twe twababwiye ngo baze. Bikore witonze, umunsi ni uwawe, maze mutwereke. Ariko rero ubanza umuhobere, banza umuhobere, yego, banza umuhobere mbere y'aba bantu, yego. Ariko numva nshaka kumenya urugo umeze ute. Ndanezerewe cyane. Anye, mbwiza ukuri utabeshye, ntabwo wumva uruhutse. Ndashima Imana. Amen, amen. Rero kugira ngo suko twamubonye, bereke abasore nabo baraha n'ukuntu bashoboye. Ndakunda cyane kandi nzabakunda akazi igihe cyose. Navuze ngo urambe batahe, kirewe ibyanjye nabirangije, ni wowe nyine dutegereje. Ishyiremo neza rwose, ufinyore tigasopo, ati gasopo. Hari abantu haye gasopo ngo byarangiye ukure y'amaso, kebugo kagiye umugabo. Ubwo se ko kura mwambika gutyo nta n'akajambo umubwira, ufite amatsiko. Nanjye ndamukunda cyane kandi ntabwo nzigera muhemukira. Mugire kwa kundi mucomekanye maze hindura murambure ibiganza maze mushyire hagati gutya. Byabaye se tumuhe ikaze mu miryango yacu.
nawe agira umuryango mwiza, agira ikaze mu muryango. Yego yego. Rero ndabaseni bagusezerere ku basore bagenzi bawe, igifunguzo mpuzamahanga. Ese mwafasha abadamu muri aha tukakira Agnesi, tukamwakira mu ngo kugira ngo nawe tumuhe ikaze mu babyeyi, tumwifurize guhirwa nk'abamama. Dore baguhaye ikaze, ariko nsezerera abakobwa basezerewe base ati murabeho, ati jewe hajya baraba rucitse nambutse nugira amahirwe igifunguzo kimusigira. Murakoze cyane makusubira kugira ngo turasubira mu byicaro. Nta byicaro ni mu ngaya ko nabakerereje n'abandenga. Umva reka nze mbona ibitabo byanjye, muri mwiringaniza neza nze dusohoka, maze abandi barabagezaho gahunda y'uko bigiye kugenda, ariko tugiye gusohoka, abandi muramuhagaze, turabanza twe tugende. Tugiye gusohoka, abageni natwe turi muri gahunda. Noneho n'aba yego mbibutse ko ijambo ry'Imana nawe rwose niba atarwaye ageranye n'umukunzi rwose uyu munsi wamuhawe nta kibazo na gitoya gihari, nyeganira n'umukunzi wawe rwose. Amashyi menshi cyane rwose, mufashe twakire abageni bacu rwose. Umunezero udasanzwe wageze ku bantu bari hano mwese, kandi turabishimiye, turanezerewe. Maze rero tukomeza kwiyeganira hano hari amarembo, kandi turasabwa kuyugurura kandi gatoya badufashe kugura aya marembo, maze dukomeze dufatanye kunezerwa. Kandi niba dukora neza abana banjye tuze kubuza ibiganza maze tubashimire. Arabikora abantu bose baragiye bagenda kitatu ntabwo dusabira batureka kugura amarembo maze dutandukanye gake gake rwose ntabwo uzahirwa. Barabikora n'abapolisi umuyobozi mukuru yituje umugani wa pasiteri uwanyu batanga kimwe maze rero utari uyu munsi utazabikora neza Damasceno
ufite tayi nziza y'abatayeri, ufite isura nziza, umva damascene ukuri kw'Imana uragukora neza n'agapfukamunwa, umukunzi wawe ni mwiza, ati nta kintu nabaho nabanje kubigeza mu gikoni kugira ngo mwakire. Bakaba binjiye mu gikoni, bakaba bagiye guteka, hano hari umutsima, hari ibyatsi n'ibitunguru. Damascene akaba wenda yaradukunda batetse ibitwemereye mu gikoni, ariko babakwiye bacu rwose nimutanyeganyega rwose, ntabwo mbizi wowe ntabwo ushaka ibivuga rwose. Hari n'amarebe bati natwe reka tugerageze tujume gake gake, nubwo amasaha yagiye ariko nta mpamvu kugira ngo dukore utuntu, tugomba guteka bigashya. Umuryango wa Damascene imiryango byihorere wanjye ibyacu n'ibitinda kandi ubu twatetse byahiye, bakaba rero bagiye gukata ubugari bamaze gusumba, barakora neza bafatanya amashyi menshi cyane ku bageni bacu. Hari na marebe rwose tugiye gutambagira urugo rwacu kandi twagiye rwose nta mpamvu n'imwe yo kwinjira hutihuti. Damascene urasabwa kumutambagira inkuru zose z'urugo. Damascene nk'uko twamaze kwakira ubutumwa asabwa ni ugutegereza mwihanganye. Ndabona umuseretse wanjye ayikuraho urukundo gake gake kugira ngo Damascene yakire umukunzi we. Abashyitsi n'abasangwa turishimye kandi turanezerewe kubera intsinzi ya Damascene ndetse na Iradukunda. Umuntu wese waje muri ibi birori byose turamwishimiye kandi rwose twirengagije n'amashanyarazi nayo cyaha gihari rwose nta tegeko riduhama rwose n'amashanyarazi rwose amashanyarazi cyane urasa na se rwose wakwegera umusore wanjye. Bakaba bagiye kwakira abageni bacu cyangwa se aba tugusaba bagafotozi bakiraho umwuga rwose basi naho baduhaye inzira dusigaye n'abagafotozi b'umwuga bagafotozi bataraho umwuga ariko n'asaza bashaka zabaye n'ishuri basa n'aho batazi umwanya kugira ngo abatoranije bo bafatira foto. Umutumikanana natwe turabigije n'ibisumba byose y'uko urugo rutari Imana nta kintu na kimwe cyakivamo. kugira ngo rwose uyu munsi w'amateka ni umunsi twishimye kandi tunezerewe. Rwose ni Museveni kandi ari n'umuryango amashyi yanyu murakenewe. Abantu bari hano rwose niba mudafite inda y'umujinya nkeneye amashyi yanyu rwose. Amashyi yanyu ari hehe? Murakoze murakabyara amadajura. Umukigitananga yatuzamura umuziki maze nasaba umukazana mwiza mu muryango Zeni mu mbaga ingana gutya mubwiye neza yuko urongo umugore mwiza rwose. Maze rero nagira ngo udusezeranire n'abantu bari hano iri joro uyu mukazana wacu ukamuteturura ukamushyira mu nteko ishinga amategeko. Niwumva ubyemeye uramanika ikiganza, nidusanga ubyemeye twaguha amashyi. Niba iri joro ari bujye mu nteko ishinga amategeko uri buhindure icyiciro cyangwa se niba bidakunda tubwire. Niwumva ubyemeye amashyi menshi cyane kuri Damascene.
pasiteri Damascene murumuna wanjye nanjye sinabura impanuro naguha. Burya abagore uzanye umugore mwiza rwose. Rero mu bintu abagore bakunda, dore ko njye nakubanjirijeyo, abagore bakunda gukunda. Uzamukunda umukundwakazi. Burya iyo wakunze umugore ageraho imodoka yaguye atuwazana umugabo wanjye akakwereka, ukajya umugore uzakunda umugore wawe. Kandi iradukunda nawe uzakunda umugabo. Umugabo nahagera mu rugo uzajya umushiriza amazi, umukarabye ibirenge. Iyo ubigenje gutyo umugabo aguha ikofi atijyana mu cyumba, ubwo akaba amaye wishakiye nakubwira iki. Amashimisho abantu bari hano rwose baranezerejwe, bayamuhata rwose. Iyo tayi y'abatayerejeje mu rwego rw'ibiganza kubaha amashyi yego rwose. Nuko murakagira Imana, murakajya mu ijuru tujyanye. Reka muvunuke urugongo mwicarire, maze mbere yuko twinikiza, mbere yuko tujya mbere yuko dutangira imisango, maze ndabona twagize amahirwe turi kumwe dusenge. Turagushimye, turaguhimbaje mwami Imana yacu, wabanye natwe ndetse n'aba bana tugaragiye kuri uyu munsi, ukaduha ubuzima kugera kuri aya masaha. Wawe icyubahiro. Tuje ahangaha gukomeza kubyizihiza, turinde kugira ngo byose biberwe nawe, ugende uko ushaka, bidahuye n'ubushake bwawe ntibigaragare muri ubu bukwe, ahubwo icyubahiro cyawe gikomeze kuganza muri bwo. Kandi twese duhe gukomeza gutekereza ubukwe tuzataha buheruka ubundi bwose. Tubisabye tugeze mu izina rya Yesu. nk'uko uri intore idatoragura amayugi, ahubwo uri intore yatoranijwe mu ntore, agira ngo dufashe twakira abashyitsi baje batugana. Murakoze, murakagira Imana. ese umwanditsi ibiganza tugashimira uyu musangiza w'amagambo uje uhagarariye abashyitsi, ankundira ukajya hejuru. Muguwe neza, nyuma kandi tuye n'izimano. Reka mbanze mpamagare abaziritsi hariya bankundiye banzanira kwizimana bazanazimana bose. Abari kambere mubyeyi n'abayobozi kandi barabikora neza gitore, gusa twirinze gusayinda. Ntabwo umushyitsi wacu twamwakiza ibyo tubonye, kandi ntabwo baje badutunguye. Ifunguro rirateguwe rwose. Reka nsoberere abari kambere. Umubyeyi yaciye iteka, ntabwo asaba ngo yategetse, akeneye kwakira umusaza. Abari kambere mungire bwangu, kandi ngira ngo muri intore zatojwe yego rwose. ikirimo kigaragara aha ngaha ni igitaramo, kandi iki gitaramo kirimo kiragenda neza. Ikigaragara iki gitaramo n'inkera biragaragara ko turi ku butarame, hanyuma abanyarwanda bo bajya bavuga ngo agati gaturika kandi gashibuke. Ubu rwose ni igitaramo kiri aha ngaha, ariko igitaramo cyacu cyakagombye kuva mu magambo kikajya no mu bikorwa. Oya rwose dawe, shyira umutima mu gitereko, ndahari kandi ndakubereye rwose. Mu madakika makeya nzi neza ko abo duherukana, kugira ngo narimo mbabwira ko ari intore zatorewe, intore ndetse z'imbanzabigwi, ariko hakabamo n'ikindi cyiciro cy'imbangukiragutabara. Hanyuma ukomeze igitaramo cyacu mu gihe twihangana nyakubahwa Yuvenali
ibyo ari byose hano muri uyu muryango wabishimiye. Ahari bashobora kuba bari intango bari bateganyije ubanza itari ikwiye, basanze idakwiye. Twasanze ari umushyitsi w'imena ariyo twe twateganirije Stefano, kandi ni Juvenal rero tugomba kumuha rya funguro ryiza rifutse rwose. Juvenal umwana w'umugisha ntabwo twakwirengagije, hano ubwo umubyeyi yashatse kukwakira abesha, ahubwo urabona yuko abasore bazagendera ku munsi nk'uyu w'itariki nk'iyi ngiyi ku isaha nk'iyi ngiyi, hanyuma rwose habeho kwitegura. Iri ni inama z'imana ziteguye, kandi icyo namaze kubona nyakubahwa Juvenal, ntabwo waje wenyine, namaze kubona ko wazanye n'izindi ntore. Ubwo rero n'ubundi nkomeje kubazimanira, hanyuma mukomeze musome. Mwamaze kudusanga mu gitaramo, n'ubundi reka ngwire uyu muziritsi akureho, hanyuma rero ngo byari byoha bigeze gute bisangiwe. Ndagira ngo dusangire nanjye, iyi ngiyi niyo ngiye gusoma, hanyuma abaturanyi bakunze kuvuga ngo dusome bisose dore mu gitaramo cyacu. amashyi menshi cyane ku basaza, dusoma bisose rwose, akaba nakiriye neza. Ndetse nibyo koko ku itariki 29 bavuye mu murenge wa Mugonga, akagari ka Baziro, muza mu kagari ka Rwambiko, muza mu muryango wa Nzabonimana, muza mutugana, mudusanga mu gitaramo. Ubwo mwadusangaga mu gitaramo baraganiriye ibyo twari twashyize ku murongo w'ibyigwa, mwongeramo ikindi tugishyira ku murongo, tukijyaho inama n'umuryango, dusanga kirakwiye. Icyo mwari mwatuje tukongera ku murongo w'ibyigwa cyari icyo kudusaba umugeni. Mwadusabye umugeni, tuza gusanga umuryango wanyu tutawima umugeni, tubemerera umugeni, murasaba ndetse muranategutsa, turabakosha, muradutera. Kuri iyi tariki ya 29 nibwo umuryango wa Nzabonimana bavuga uti reka duhekere umuryango wa Misigaro badusabye umugeni. Nta kindi cyari kirabura rero duteranije aha ngaha, ni ku butumwa bwavuye mu muryango wa Nzabonimana, tukaba twabwakiye umugeni, twakuzaniye umugeni wadusabye. Muri make ni iryo jambo ryanjye, murakoze. kandi ahantu waturutse urumva ni muke, icara ubanze usome n'urwo ruhisho, hanyuma ubwo mu kanya turakomeza igitaramo, ndetse nanjye ndi bugire icyo ngutuma kuri Nzabonimana. nawe usoma uvuge neza asohoye neza. amashyi menshi cyane ku basaza, maze rero umubyeyi ngira ngo baduhekeye, kandi rwose Juvenal ndatekereza uri umukirisitu, ntabwo wakora ikosa ryo kuduhindura, cyangwa niba Juvenal yadupfunyikiye ikibiribiri umugani wa babandi. Damascene wowe ukunze niwe baduhekeye cyane cyane, amashyi menshi cyane afite rwose. Reka rero ubwo Damascene amaze kubihamya ati niwe cyane, reka rero saba wikambere Damascene haguruka ubihamye rwose uhagaze. Abasaza hano bati nta bihamye rwose, niba umukobwa twamuzaniye
ari we rwose usanga ushaka n'amukurura n'uburyo wakora akajya ashaka nakubwira iki. Reka nsabe rero abikambere Damascene arifuza kwakira umukunzi we, yasanze ari we uwo yakunze gusumba abandi. Igitego akeneye kwakira umukunzi we, icyo kurya ntabwo ari icyo kunywa, n'icyo kurya akeneye kwakiriza umukunzi we, yuko yamwakirije icyo kurya. Kandi mu muryango wacu ntabwo turya ubutumwa gusa ahubwo turanarya, kandi amarembo yuguruwe rwose nta kibazo kuwacamo. Ndabona n'abandi batazagira ngo ntitwagabuye, maze iradukunda nawe rero akabonegeramo. Kandi burya umugabo wariye niwe ukora, nta tegeko riguhana. Amashyi menshi cyane kuri Iradukunda Damascene, arimo ararya ibyo ntawe umuhagaze hejuru. Nta yego rwose, niba akagushake n'akandi rwose yarabyihahiye. Nta mugabo kandi urya arafungura, kandi umugabo afunguye rwose no gukorera urugo. Yego rwose, amashyi menshi cyane ku bageni bacu. Maze rero Damascene, iyo sahani rwose abasaza kandi barabona neza nanjye banyibuke n'ubundi radiyo ivugerwa amabuye. Barakoze mwakagira imana n'amafaranga. Amashyi menshi cyane. Yego rwose.
n'abageni ntibaturuke rwose. ubwo Damascene agiye guhana ababyeyi baradukunda kandi badukunda nawe aho impano ababyeyi ba Damascene bati babyeyi beza mwarakoze kandi nawe bashimishije rwose babuze ibiganza tugashimira abageni bacu n'ababyeyi bacu bose barakoze ikintu nziza cyane barakoze babyeyi beza ntitwabona icyo tubitumiye ariko iyo mpano muyipfundure murasangamo impano nziza nimwe muyiteretse hano reka nsabe abaprotokoreye banjye barimo barahari bose bari kurindwa bafashe ababyeyi n'abavuga kugira ngo umubyeyi yifashe maze n'ababyeyi nabo bati bana bacu natwe mwatwubahishije niyo mpamvu dushaka kubaha impano ababyeyi bati bana bacu mwatwubahishije bati mwatwubahishije niyo mpamvu tugiye kubaha impano reka tuze gusaba ababyeyi b'umukobwa babanza batanga impano mama musana bijyaho gatoya yego rwose bati bana bacu mwakoze gukoresha ishema rwose nzi kubasaba abantu bose bafite gahunda yo gutanga impano tugiye kubanza itorero abayobozi b'itorero ntabwo nzi nabo bateguye babyara bari hafi yacu mashina ariko baje bari kubivuga reka ababyeyi b'umuryango mugari ababyeyi b'itorero bati bana bacu mudushije ishema mu itorero ntabwo mwaherekejwe n'injangwe ahubwo mwaherekejwe n'abantu benshi bagana gutya rwose ifoto nayo nta foto ntacyabaye abahungu banjye nabo baba babirangije kera ngira ngo ni kugira ngo babyara be nabo batambuke no batanga impano kandi rwose gusuhuzanya. Haleluya. Haleluya. Amena. Tunejejwe n'Imana mu mitima yacu, turashimana ko yaduhaye umunsi w'umunezero, turashimana ko yaduhaye ubukwe mu muryango wacu, kandi turashimira Bizi ko yitwaye neza kwa musore mwiza w'intangarugero akatugejeje kuri uyu munsi. Bagazana mu babyara be turi benshi ariko twe badutumye kuko abandi ntibabashije kuboneka, twamugeneye impano, turamwifuriza urugo rwiza, imigisha y'Imana izamwomeho, uburinzi bw'Imana buzababeho, byose bifuza Imana izabahereze. Murakoze. Amen. Amashimisha cyane Damascene mutwaye neza none amuhanyuma niba ari imodoka irimo nabo tuhagera tubahereza tugendana n'abarumuna banyu 80 rwose ati bana banjye nje kububakira rwose gutyo mufotora genda utanga impano bahita bagufotora ugende muhereze oya gusuhuza n'ukubona uko ufata neza ukubere hano muri iki kibuga ntangabibu reka rwose ifoto y'ababote ababyeyi bakuze oya kameramani n'ababyeyi bose oya basuzanya kandi umubyeyi mukuru rwose kandi ntabwo rwose mwihangane musabire ifoto uyu mupapa baretse gatoya maze umushushanyo wanjye yishushanyiriza rwose yabuze twagiye byarangiye abasigaye mu gutanga abana b'Imana nitujya mu byo guhoberana turabasuzanya tugende tanga impano tugenda twabashimiye rwose bati yego rwose umufotografa rero byagiyemo
turakora n'umubiri rwose bisaba muri kamera ushaka ifoto yiri ifoto gusubizaga yego twabisoje twagiye twabisoje rwose ubu ni video turi gufata ntabwo ari amafoto yego rwose ubu basuzanyije mu bikurimo kugira ngo niba ushaka kujyamo nusuhuza turakuramo isura yawe bati rwose abana bacu turabashyigikiye kandi turabishimiye yego rwose ababyeyi mbona bakuze abapapa barimo baratanga impano banezerewe kandi bishimiye umuco mwiza kandi rwose wo gushyigikira yego rwose ujya utanga impano ureba muri kamera ariko nusuhuza isura yawe tutatuyikuramo n'udasuhuza tubishyiramo twihute yego rwose umusore mwiza usa na murumuna wanjye ati rwose abana bacu ndabashyigikiye umukecuru ati abana bacu mukuru mujye mbere kandi uwiteka arabazubakira ariko twabigejejemo ntabwo dutira kone rwose ati abana bacu rwose mwakoze kuduhesha ishema n'isheja kandi rwose abashoboye kudoganyiga mu kazi ke nta tegeko na rimwe riguhana bakaba bakomeje gutanga impano twishimye kandi tunezerewe kandi ni umuco mwiza wo gushyigikira umuryango mushyashya uri busuhuze ntibamushyiremo uri udasuhuze we turamushyiramo kugira ngo twihute niba ushaka gufata ifoto ntusuhuze nusuhuza rwose ifoto ntayo gufata ahantu bikagirwa nibura neza ko birimo rwose umusaza arahageze urabona mama arimo gusuhuza turaza kumukuramo mu kanya yego twihute rwose rwose hano hari umurongo mwiza kandi munini kandi nta mpamvu n'imwe ntibuze ko wazanye impano ukayisubizayo ubwo ni ubugwari ntabwo ari ubutwari reka umuryango yaradukunda ndetse na damascene tuwushyigikiye kandi tuwubakire kandi tubahe amaboko kugira ngo urugo rwabo ruzabe ruri rwiza kandi rugendwa umubyatsi bana banjye baye mvurope nziza cyane ishobora kuba irimo nka 8 z'ibishyimbo ndetse n'10 z'amasaka niba neretswe ndabona hariya umukobwa mwiza wa Kenya ati mwakire damascene urimo urasuhuza mu kanya nawe turagukura mu mafoto n'ubwo ari ayawe rwose umushushanyo wanjye nawe nayizi aterekana yibereye bikoze nabi dukomeze dutange impano kandi twishimye tunezerewe mu gihe korali ururabo nabo biteguye kandi bagiye kuza gutanga impano mu kanya dukomeze dutange impano kandi tunezerewe kugira ngo dushyigikire umuryango wa damascene rero dukunda uzaba umuryango uzabona ko dukunda n'ibyo kunywa byo kwakira abashyitsi twarangije bose ubu abasuhuzanyije we kumushyiramo biragoyesha byo gukunda abashyitsi ababyeyi bakomeza batambuka batubari bacu uriya mubyeyi aramubwira ati mwana wanjye rwose komeza ujye mbere kandi ukatuzumama mubyeyi twabishoje maze dukomeze dutange impano kandi dushyigikire umuryango kandi turimo turerekeza tubwira amahamba dusoza turimo turerekeza gusoza umukobwa yasuhuzanyije cyane ifoto yo muyikuremo iyo twamaze kwicara gusa itegeko usuhuza ifoto turayikuramo udasuhuza twashyiramo twarangije rwose kugira ngo birusheho kugenda neza kandi biryohe umunsi utazagaruka amateka umunsi w'ibyishimo kandi abantu bari gutaha rwose murimo muratubereza ibirori kubera ko ntabwo tuhataka agashimura ndabona umupapari yuzuzanyije cyane ku bana banjye twarasoje rwose umubyeyi ati mukanuko badushyigikiye kandi ururabo nabo batambuka bategura ibyo iwacu nta mpamvu n'imwe yatuma tutamuba hafi urabona tugomba kuza kuri indirimbo ariko nabyinnye imbere y'umuziki ubwo nyine namwe mungaragarije uko mutari
umubyeyi ati bana bacu rwose nibwo byambaye mu karere ka Huye na muri Gisagara kugira ngo mbashyigikire nk'uko uri mukuru w'igihugu abarisha kurote rwose ushobora kuba urimo n'inka y'inzungu kandi ukamwa ururabo antene vatene abari gitambuke kandi abagira abakikiza bagira iyo foto irakenewe hafi aho ngaho reka rero umuhango wo gutanga impano tuwusoze ushobora byose shimira nawe ufite umwanya agushyigikira ubukwe bwacu ari nabwo bwabo basaba umugisha ku mana imana iduhere umugisha witwa Girimana Theophile ninjye mukuru mu muryango murumuna wanjye atashye nyanza amaguru wanjye ntatashye ninjye imfura ye abashimira ko bafashije bikwiye ku bushyi basabira umugisha ku mana imana ibabereye nanabwira mushiki wanjye warakoze ubereje iki cyubahiro ukoze cyane kandi nawe ni umukobwa bare ni umugabo kandi mwanurwa ku mana arenera umeze kure urebe neza birangirire hano gerageze uwo mwana aragwa kwiyamuza guterura umwoza amubwira ati ihangane yakora ikosa agakosora umeze agashimira rero nagira ngo ubwire n'umuvandimwe w'inamugu ko nzaba ari muzima iryo jambo nagira ngo mbabwire n'abana nawe impano bazitanga mu rugo yewe mukuru byose wabyumvishije murakoze nijye wari urimo ideni ryo kugira icyo nkubwira yego ubutumwa bagutumye babutumitse dore ko aho imfura zisezeraniye niho zihurira wabaye intumwa nziza wabaye intumwa nziza bityo twagushimiye hanyuma kandi cya kabiri tukimara gushimira umuryango wagutumye umuryango wa Nzabonimana natwe nk'umuryango wa Misigaro twishimye twanezerewe ndetse ntashira ararekwa iki gitaramo twari kugitaramamo bugacya ariko hari tuzabishakira undi munsi ariko ndagira ngo nguhe ubutumwa ngeza kuri Nzabonimana umubwire uti umuryango wa Misigaro uruhagarariwe na Eliyazari bagushimiye haze ntabwo nje kugusaba umugeni ariko bitewe n'urugendo urimo ugenda nta kandi musigeze yakomoza ku ijambo avuga ko akebo nigeramo abanyarwanda nabo Bibiliya iriya nayo ubwayo Yesu yabivuzeho ngo mugeramo namwe ariko muzageza mute rwose urabizi iyo mvuye iwawe rero nje kugusura nje kukuganiriza n'inshuti ntabwo umanukana inyota nanjye rero ndashaka kugira ngo nguhe akanoza rugendo hanyuma gusezerere ntabwo uri burare kabiri hanyuma ujye kutumikira abakozi murakoze Imana ibamugisha reka nsabereho ubwikambere batuzanire duha akanoza rugendo hanyuma dusezere
umushyitsi wacu, bityo murenze imitwe y'inzuzi acinye uruyonga ajye gutumikira abandi. yoboga byumva yego rubina. Ahangaha rero hari akanozarugendo, hanyuma uko biri kose ugiye kugenda mu nzira aho uterera wa musozi ujye usomaho. Amaze no kubona ko kandi waje wenyine, wazanye n'abandi, hanyuma mugende musoma rwose maze tugereyo amahoro y'Imana abane namwe. Reka ijambo mbe risubize munsi ahubwo abumva bari ngombwa ko bagera mu rugo baragera mu rugo, abashaka kurara bararara. Hano mu rugo iwacu ni hagari. Reka rero tubasabe, reka twubashye Imana gusenga. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye urukundo rwawe urimo kutugirira ngo bwije uko bukeye, ziragamira icyubahiro. Tugushimiye umwanya tumaze aha hantu, iyi gahunda nta gushidikanya wowe wayiyoboreye, ni ukuri izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twebutse uru rugo rushyashya rutangiye Nyagasani, kugira ngo bari kubana narwo, abe ari wowe umujyanama mukuru, maze ngo Imana ubwo tuzajya tubona ari abagabo n'abagore bashima Imana, tuzarushaho kugushima. Tusabiye imiryango umugisha, babashe kugira ngo bose kandi bajye gufata ingendo bagenda, ugendane nabo, n'abasigaranye usigarane nabo, twisabiye Yesu. Amen.